Ese ubundi kubera iki inkundo z'ibyamamare zidakunze kuramba? Ibi ngibi ibyamamare byinshi bikunze gukundana koko, ariko inkundo zabyo cyangwa se imibano yabyo nta kundi ikunze gutinda. Yego barakundana, inkundo zabo zikavugwa hirya no hino, imusozi, amanywa ndetse nijoro, ariko rwose ntabwo zikunze kuba forever cyangwa se iz'ubuziraherezo, bakundane babe banabana. Gira mwigeze kumva uyu Areywez na Juno Kizigenza aba bombi bakanyujijeho, yewe uwo bita Areywez yarasariye Juno Kizigenza, gusa na Juno Kizigenza yagaragazaga ibimenyetso bigaragaza ko akunda uyu mukobwa, gusa icyo yari agamije kuri uyu mukobwa ni uko baryamana gusa nta kindi. Uyu Areywez mu minsi mike yishize rwose aherutse kujya ku rubuga rwa Instagram yandikaho amagambo rwose yababaje benshi, arangije aravuga ngo uyu Juno Kizigenza niwe wantwaye ubusugi bwanjye cyangwa se wabunyambuye, kubera yuko buri kimwe cyose nakoraga nagikoraga nizeye yuko Juno tuzabana, kubera yuko twarakundanaga, ariko yaje kuntenguha rwose. Uko nari mbyiteguye ntabwo ariko nabibonye. Nari nzi yuko Juno azambera umwana mwiza, nanjye nkamubera undi mwiza, njye nawe tukubaka urugo, ariko rwose yaje kumpinduka. Ibi ngibi we wabivugaho iki? Kubera iki inkundo z'ibyamamare zidakunda kuramba? Nimba hari icyo waba ubona kibitera, duhure muri komenti dusoza ikiganiro, njye ndakubwira uburyo tubibona n'uburyo ibinyamakuru byinshi byagiye byandika, yewe n'abahanga uburyo banditse inkuru nyinshi zivuga impamvu inkundo z'ibyamamare nyinshi zidakunze kuramba, nayo turi buze kuyirebera hamwe mu ikiganiro naguteguriye. Ubwo ngubwo nguhaye ikaze kuri iyi YouTube channel, nimba ari ubwa mbere uhageze, reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ariko inkundo zabyo cyangwa se imibano yabyo nta kundi ikunze gutinda. Yego barakundana, inkundo zabo zikavugwa hirya no hino, imusozi, amanywa ndetse nijoro, ariko rwose ntabwo zikunze kuba forever cyangwa se iz'ubuziraherezo, bakundane babe banabana. Gira mwigeze kumva uyu Areywez na Juno Kizigenza aba bombi bakanyujijeho, yewe uwo bita Areywez yarasariye Juno Kizigenza, gusa na Juno Kizigenza yagaragazaga ibimenyetso bigaragaza ko akunda uyu mukobwa, gusa icyo yari agamije kuri uyu mukobwa ni uko baryamana gusa nta kindi. Uyu Areywez mu minsi mike yishize rwose aherutse kujya ku rubuga rwa Instagram yandikaho amagambo rwose yababaje benshi, arangije aravuga ngo uyu Juno Kizigenza niwe wantwaye ubusugi bwanjye cyangwa se wabunyambuye, kubera yuko buri kimwe cyose nakoraga nagikoraga nizeye yuko Juno tuzabana, kubera yuko twarakundanaga, ariko yaje kuntenguha rwose. Uko nari mbyiteguye ntabwo ariko nabibonye. Nari nzi yuko Juno azambera umwana mwiza, nanjye nkamubera undi mwiza, njye nawe tukubaka urugo, ariko rwose yaje kumpinduka. Ibi ngibi we wabivugaho iki? Kubera iki inkundo z'ibyamamare zidakunda kuramba? Nimba hari icyo waba ubona kibitera, duhure muri komenti dusoza ikiganiro, njye ndakubwira uburyo tubibona n'uburyo ibinyamakuru byinshi byagiye byandika, yewe n'abahanga uburyo banditse inkuru nyinshi zivuga impamvu inkundo z'ibyamamare nyinshi zidakunze kuramba, nayo turi buze kuyirebera hamwe mu ikiganiro naguteguriye.